Nicaye ahirengeye wirangira hitaruye bose mu ijwi riranguruye, ndangama y'ubasumba aho atetse ijabiro. Ari nako mvuga nti erega inkuru yanjye ntabwo ihabanye cyane n'izindi zose, gusa nteze amatwi nkubwire, mbabare aho nza guhora mpogozwa n'intimba yanyambuye abanyambikaga, ikanyandarika ku muhanda uhanda umpora amakosa kandi atari njye wakosheje. Sinakubwira ngo untize urutugu rwo kuririraho, kuko burya nta n'umusaya narwegekaho. Nkurikira nkubwire ibyo nteye gufata itushe n'urubaho ntazi uko rungana, ngo nkubwire mwana wa mama. Ab'imitima yoroshye nyabuna, reka ngucire ku mayanga utazagwa mu ruzi rwitaga ikiziba. Yegereza umuswari uze kumisha arabashoka. nkundira mbohoke ibisobanyije umutima bitaransinda ku gasi, asigara nsangirwa n'ibisiga, inkuru yanjye idasizwe muri rubanda. Ngahe gutinda kuko guhera byo ni inzozi ntigeze. Gutinda kwanjye si ugukurya umwanya, gutinda kwanjye biterwa n'amahitamo umutima utari kubasha kugira ngo n'umutwe ubashe gufata isohora ibinshingo. Mfite byinshi byo kuvuga muri njye, ariko akanwa kanjye ntikabasha kubivuga byose. Gusa niba tugeranye aha, ubwo umwanya wawe wawunguranye. Icy'ingenzi ntigeze mbona nyuma yo gutabaruka kw'abanyibarutse. Reka nkubwire y'umwana wa mama na Odidi Poems. Ubwo nkora ntazi kurya umwanda icyo ari cyo, icyo nshoboye ari ukurya ibiva mu bikombe bikomoka mu bo ntibuka, gusa nzi neza ko byaryohereraga. Iyanyibarutse sinasize nyikoreyemo amabara, ndetse na babiri bambanjirije ntayo bakoze. Twahujwe n'ibere rimwe ryatwonkeje, duhuzwa n'amaboko amwe yaduteruye atwishimiye atwigisha gutamba, gutambuka tugana iy'ubumenyi, mbese nta na kimwe twabuze. Akanyamuneza k'umubyeyi kamenyera ku rubyaro rw'iy'urushako rwamuhiriye. Naba ndingaye mbeshye ko imikurire yacu itateraga inseko ku maso y'ababyeyi bacu, gusa ngo umwanzi w'ibyiza ni igihe, kuko igihe kigenga byinshi, ubwo bugenge bwo kuba kitahagarara butswe na rugira, gusa ubwo niba ihagaze muri icyo gihe bikagengwa nabo. Nuko mu mabyiruka yanjye, igihe kimwe ku masaha numva ntazibagirwa, ntakeneye kwibuka aka kanya ngo nsubize bubisi mu mateka, ubwo byose byahendereye inyito, isura byo ni ibyihuta uhita ubona iya nyayo. Akaje ugatega amaso kagakora ikikazanye, ubwo nanjye sukuye akantu gasohoka amarira atabasha gusobanura intimba n'umwijima byari byabase umutima wanjye. Icyo gihe mvuga nta kindi, ni umunsi abanyibarutse bavuze ijambo rya nyuma, ari nako basezera kubo bibarutse, kuko cya gihe cyabo cyari kigeze, gusa sinkamenya icyo bivuze. Ariko kubabona badahumeka uwacu, abakoraho ntihagire ukebuka ngo apfuke udutambaro bipfutse amaso yabo, areba amarira yisukaga nta mutangirizo. Bwa mbere mu mateka yanjye nibwo nabashije kubura umbwira uti mawe inshuti ya data, munsiza nta n'umwe umbwira aya magambo. N'abo twabyirukanye buri wese afite injyana ye abazamo ikibajyanye kare. Ese mawe, nkubwire uko niriwe, aho mvoma ubumenyi? Ese dawe nkubwire ko ntigeze niyenza ku bandi bana uyu munsi nk'ibyo nirirwagamo na basaza banjye byita kurwana kivandimwe? Ese dawe nkubwire ko amaguru yananiwe kuguhagarara impande utabasha kunyumva ngo unsubize wihuze twicaye nka mbere, ariko nta mbaraga mfite zo kukuva iruhande? Ese mawe, ko numva ijwi rigabanya ubukana, ari nako umuhogo wanjye wumagatana, ya mata yawe yahoraga ku ruhimbi ategereje urubyaro rwawe, urugwiro mu maso hawe rwakurangaga, ko mbona huzuye amaraso mu isura yawe yahoraga anyenye. Ayi, ese wowe wanyemereye kuntega amatwi, uracyankurikiye? Erega nanjye sinamenyaga ibijya mbere, kuko ku myaka 12 yanjye nibwo nari mbonye nk'ibyo nabonaga imbere yanjye. Ngo ntayitinya itarungurutse niko bavuga, bavugisha ukuri. Guherekeza abanyibarutse, natinye kwinjira mu binyabiziga byose byari hafi aho, kuko numvaga ndi bubone ishusho ya filime y'uko batabarutse. Akari bugwe kitandukanye n'icyari kigashigikiye. Ese wowe ubyumva ute? Yewe, nihugiyeho sinababwira ibyanjye n'abo twonse rimwe. Gusubiriza bwa data yari yarasoje amashuri yisumbuye. Ubuheta bwacu bwo bwaburaga umwaka umwe gusa ngo buyasoze.
Njye sinari nagasoje n'abanza ndetse na bucura bwa mama narushaga imyaka 6. Nuko akaje karemerwa tuba ba A0 kandi tutarayizi. Akaje ngo gatega amaso kagakora icyakazanye. Mperuka kubona abana ba mama nyuma y'amezi 12 dushyinguye abatwibarutse. Ese nkomeze mubwire mama wa mama uko yakomeje? Akari kure karya nyiramaguru. Fura ya data waturishije amaguru. Ubwo twatandukanywaga n'imiryango, sinamenye irengero ry'ibyo twari twarasigiwe. Nako byo ntacyo byari bitwaye. Gusa nawe sinamenye irengero rye. Mwana wa mama, nzakuguma iruhande sinzakubera nk'abavandimwe bacu bakuru bakuriye ubusa nk'isabune, tukababera amazi bakayinika. Ibyo nzarya uzabirya, aho nzaba uzahaba. Ayo magambo nayabwiraga bucura tutacuranaga. Twicaranaga twicuza icyadushize ku isi mu buribwe busumba kubona abatwibarutse impande zacu, batavuga batareba, ariko byibuze bakituriye impande. Nta muryango wakarusa umuvandimwe, ariko ubuvandimwe burya si isano y'amaraso mufitanye. Twatangiye kubwirwa tuburara, ndetse nagira ngo mbaze amakuru y'abavandimwe, basubizwa nk'ayambwe ibonye utazwi mu kwabo. Erega burya kari mu ryinyo ririmo ntiruguma hamwe. Natwe ubwo twaje kwirukana. Iyo so aza kuba yarabasigiye ibarera, twari kubacumbikira. Iyo abavandimwe banyu batababona nk'umutwaro, ntibari kubajugunya. Natwe dukeneye kurera abacu twabyaye. Mutuvire aha hato mutadutera umwaka tukagenda abacu tutabasasiye. Uwo ni marume. Harya di, bavuga ngo nyokoro makuru makurura. Nemeranyije n'aya magambo sinaba mbeshye. Akeza karashakwa, akabi kakizana mwana wa mama. Ese mugenzi abawe bameze bate? Reka tuzongere ubutaha. Niba wakunze iyi nkuru, comment section ni iyawe. Bitubwire inama, inyunganizi ndetse n'ibitekerezo byawe ni inkunga ikomeye.